Nongeye kubasuhuza abakunzi b'ibiganiro byacu. Nge tugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi, nitwa Alphonse Ndagijimana. Ikiganiro cyacu rero kiraza kwibanda cyane ku nama zigirwa abantu bifuza gushinga urugo. Umusore n'inkumi bari mu rukundo cyangwa se bari muri fiançailles bifuza gushinga urugo, hanyuma turaza kubaherekeza tubageze mu rugo bamaze gushinga urugo cyangwa se bageze mu muryango mushya. Mbere ko dutangira rero, hari ibintu bibiri nshaka kubanza kuvugaho umusore n'inkumi bagomba kumenya mbere yuko binjira mu rukundo. Icya mbere, icyo bagomba kubanza kumenya ni ibiranga umuntu. Ese umuntu wundi umuntu ni iki? Umuntu ni iki? Hari ibintu bibiri rero by'ingenzi biranga umuntu umusore n'inkumi agomba kuba azi mbere yuko yinjira mu rukundo n'uwashaka cyangwa se mbere ko ahitamo uwo bazabana. Icya mbere ni uko umuntu agira imico imuranga ndetse akanagira kamere. Umuntu uwo ari we wese, yaba umwana, yaba umugabo, yaba umugore, yaba umusaza, yaba umukecuru, afite ibi bintu uko ari bibiri: agira imico ndetse akagira na kamere. Imico ni ikintu gishobora guhinduka bitewe na sosiyete wabayemo cyangwa se n'inama wagiriwe, kandi buriya kenshi imico tuyikura mu miryango tuvukamo. Uko umwana agenda akura yigira hejuru, niho akomora cyangwa se niho akura imico izamuranga. Niba azaba umwana, niba azubaha, niba azashyira mu gaciro, niba azagirira impuhwe abandi, n'ibindi n'ibindi. Ni ukuvuga ngo biriya byose ni imico akomora mu muryango avukamo, ariko ishobora guhinduka bitewe nanone na sosiyete wabayemo cyangwa se n'inama wagiriwe. Icya kabiri ni kamere. Kamere y'umuntu rero iyo ntigihinduka. Kamere ni uko umuntu yaremwe nyine, ni uko umuntu ameze, udashobora guhindura. Ni bya bintu uhora ukora ariko udashobora kureka ngo bigukundire. Rero ibyo bintu iyo ubizi bigufasha no kubasha guhitamo neza uwo muzabana ugendeye cyane kuri ibyo bintu. Rero icyo nakwita fiançailles cyangwa se kuba abantu bari mu rukundo bategura kuzabana, baba bari mu kwigana imico ndetse na kamere. Uvuga ngo umusore aba yiga imico na kamere by'umukobwa, ndetse n'umukobwa nawe akaba yiga imico ndetse na kamere by'umuhungu. Iyo rero bamaze gushimana, byose bamaze kubishima, niho bafata umwanzuro wo kubyereka ababyeyi, umwe akamujyana iwabo n'undi iwabo wundi, hanyuma imiryango ikabiha umugisha, noneho batangira kubategurira ubukwe kugira ngo bazabubakire. Rero nsubiye inyuma gato, muri iki gihe cya fiançailles, wowe musore nawe mukobwa ugomba kwitondera ibi bintu uko ari bibiri: imico y'uwo mukundana ndetse na kamere byiwe. Ugomba rero kubasha gutandukanya ibyo bintu. Akenshi byenda gusa ariko ntabwo abantu bamye kubitandukanya. Ni ukuvuga ngo igihe muri gukundana hari ibyo musezerana, hari umubwira uti ngewe nyamara sheri nanga ibi, nkunda ibi, gutyo na gutya, ukamubwira imirongo yawe yose uko wiyumva, ibyiyumviro byawe byose ukabimubwira. Hanyuma nawe akakubwira ibyo akunda, ibyo yanga, rwose muri make mukaguzanya ukuri mweruye. Rero iyo ubonye bimwe mu byo wamubujije abikoze, wenda tuvuge hari icyo akoze utakundaga, ukamubwira uti rero sheri iki kintu sinkikunda pe, mbabarira, ujye ukihorera, ntukagikora igihe tukiri kumwe, ko ngewe sinkikunda, kirambabaza. Yes, kubera ko agukunda azagerageza kukireka, ariko hari igihe akireka kikanga, kikamuganza. Ni ukuvuga ngo wenda wamubujije ikintu runaka akora kibi, azi ko kikubabaza, hanyuma nyuma y'igihe runaka yisanze yagikoze. Hanyuma uramubwira uti rero jeri kuko nakubujije kuko ukabonye ukambabaza, ibintu biterwa n'iki? Wambabara ibintu ukazagira ko bimbabaza, kuko wajya umbabaruka. Hanyuma bikarangira yemeye icyaha koko, ati mbabarira nakosheje, sinzasubira, n'ukuri sinzongera kukubabaza, nanjye simba mbishaka rwose, mbabarira sheri rwose sinzasubira. Hanyuma kuko nawe umukunda n'ubundi ukamubabarira, noneho ubuzima bugakomeza. Hashira iminsi mikeya akongera cya kintu akagikora. Aha rero niho ruzingiye. Ni ukuvuga ngo nukimubuza rimwe, kabiri, gatatu, yongera agikora asaba imbabazi umubabarira, yongera agikora asaba imbabazi umubabarira nanone, bigakomeza gutyo,
nyabuna gira amakenga. Iki kintu ntabwo kiri mu mico ye, ahubwo ni kamere, kuko buriya no mu gihe muzaba mubana icyo kintu gishobora kuzongera kikagaruka. Aha niho uba ugomba noneho gushyiramo ubwenge bwinshi. Ese koko icyo gihe ukimara kubona ko kiri muri kamere, hita wumva ko kitazahinduka, n'igihe muzabana gishobora kugaruka. Noneho utangire wibaza iki kibazo mu mutima: ese iki kintu ko nakimubujije kikanga kandi nkaba ntagikunda, umunsi cyagarutse tubana ho nzakihanganira? Nzihanganira kubana nawe agikora ibi bintu? Nusanga uzabyihanganira, nta kibazo rwose, urukundo mu rukomeze. Ariko nanone nusanga udashobora kwihanganira icyo kintu, n'igihe muzaba mubana ukumva ntiwabana nacyo pe, uti ngewe wenda rwose sinabana nawe akora ibi bintu, icyo gihe byihorere hakiri kare. Icyo gihe rero hakiri kare hita ufata umwanzuro uti ngewe urukundo ndaruhagaritse, ushakira ahandi, kuko uwo muntu nimunabana hari ibintu warengejeho udakunda, cyane cyane iyo ari na byinshi biba ari bibi kurushaho. Icyo gihe urugo muzubaka ntabwo ruzaramba, nirunaramba uzabaho ubabaye by'iteka ryose. Ni byiza rero iyo wasanze imirimo ya kamere cyangwa se ibintu biri muri kamere ye mbi ari byinshi, ukabona urabyihanganira, uhora ubyihanganira kandi mutari mwabana, nyabuna hakiri kare hagarika urukundo, kugira ngo utazashaka ukazubaka urugo rutari ijuru rito, ahubwo ugahora ubabaye, ugahora urira, ugahora wumva warabihiwe n'ubuzima. Hanyuma rero iyo mwamaze gushimana, wenda tuvuge wasanze imico ye ni sawa na kamere ye wayishimye, wenda wabonye uzabyihanganira, wemeye ko mubana nawe, ibyawe warabyize nawe arabishimye, yemeye ko mubana, mugiye mu rugo. Mukimara kugera mu rugo rero sasa, aha naho ntabwo urugamba ruba rwarangiye. Kuba mwakoze ubukwe ntibisobanuye ko mwavuye mu mwijima mwageze mu mucyo cyangwa se mu rumuri. Reka uburyo muzabaho mwamaze kugera mu rugo, n'ubundi bya bintu bibiri, imico na kamere by'umuntu biba bigihari, ariko aho bitandukaniraho ntabwo muba mukiri kubyigana, ahubwo muba mutangiye kwemera kubana n'ibyo mufite mwembi. Niba afite kamere imeze itya, niba afite imico imeze itya, niba nawe ufite iyi ngiyi, muba mugomba noneho mwembi kwiga uburyo mugiye kubana n'ibyo mufite, n'uko muremye n'ibyo mufite. Hanyuma rero birashoboka ko ushobora gusanga koko ibyo wabonye muri fiançailles, imico ye na kamere yakweretse ari byo, ariko akenshi ntabwo bikunze kuba byo 100%, kuko buri umuntu mukundana nubwo mugerageza kubonana kenshi, ariko ntabwo uba umuzi wese. Rero usanga hari pourcentage z'ibibi utabonye ubona mwamaze kubana. Akenshi rero iyo hari ibintu, iyo ya kamere mbi utakunda uyibonye, wenda tuvuge ashobora no kuba yarayiguhishe mbere yuko mubana, iyo rero uyibonye nyuma ukayibona mwamaze kubana, hariyaho nta mahitamo yandi uba ugifite, kuko igihe cy'amahitamo cyari kiriya cya fiançailles. Iyo mwamaze rero kujya mu rugo nta mahitamo yandi uba ugifite, ahubwo noneho uba ugomba kwibaza ese ko nasanze uyu muntu ibi bintu abikora kandi nkaba ntarabikundaga, kandi kera nkaba ntarigeze mbibona, biragenda biti? Ahangaha noneho uba ugomba kwibaza, noneho ngomba kwiga uburyo mbana nawe n'ibi bintu bihari. Uko bamaze kumwemera, ntabwo uba ugifite amahitamo yandi ubwe ngo ndabivamo, ntuba ukibivuyemo, ahubwo noneho ugomba kwiga kubana nawe afite bya bindi bibi udakunda. Icyo gihe ahubwo utangira kwitoza kubikunda, kugira ngo n'igihe yabikoze utazababara cyane. Rero akandi kantu nababwiraho ni uko kugira ngo abantu babiri babane kandi barambane, ni uko habaho guca bugufi k'umwe muri bo. Please ibuka ko mwembi mwahuye muri bakuru, ari umugore yarakuze n'umugabo yarakuze, donc mwahuye mwese muri abantu bakuru, ntawe ukeneye kwigisha undi, sibyo?
rero ahangaha igikenewe mwamaze kugera mu rugo nuko uba uzi ko kugira ngo mubashe kubana kandi murambane nuko habaho guca bugufi kumwe muri mwebwe. Rero nkiri ahangaha ubundi mbere na mbere umugore akwiye guca bugufi imbere y'umugabo. Guca bugufi mvuga wenda ahangaha mu nyumve neza, ntabwo ndi gushaka gutangaragaza ubusumbane, ariko na Bibiliya bivuga yuko umugabo ari umutware, ari umutwe w'urugo. Na niyo mpamvu iyo hari ikintu mutumvikanyeho, aho kugira ngo urese yange kuva ku izima, akenshi umugore areka umugabo akaba ari gufata umwanzuro kuri icyo kintu. Hanyuma rero birashoboka ko umugabo ashobora kwibeshya ugasanga umugore washatse ntashobora guca bugufi, cyangwa se ni wa wundi nawe ukunda kudomina, akunda guhora nyine nawe afata ibyemezo. Icyo gihe rero mu Kinyarwanda cyiza bajya bakunda kubita ibishegabo, ariko igishegabo ubundi ntabwo ari igitutsi, ahubwo bisobanuye umugore ufite imisemburo ya kigabo, cyangwa se umugore wifitemo nawe dominance, wifitemo gufata ibyemezo. Uwo mugore rero bamwita igishegabo. Haba igihe rero uwo mugore akenshi akunze kudaca bugufi mu rugo, ahubwo nawe ashaka ko ari wowe uca bugufi. Rero iyo wisanze washatse umugore umeze gutyo uri umugabo, icyo gihe wowe mugabo uca bugufi. Abo byumve neza. Guca bugufi rero uri umugabo ntabwo ari ubugwari, ahubwo ni ubutwari, kuko bishobora abagabo bake. Ndabisubiramo neza, guca bugufi uri umugabo si ubugwari, ahubwo ni ubutwari, kuko bishobora abagabo bakeya. Muri kamere ya kigabo umugabo uwo ari we wese akunda icyubahiro. Rero hari umugabo wumva ko naca bugufi ngo biri bugende gutya, ngo nditwa inganzwa, ngo ndasuzugurika. Si icyo bisobanuye. Guca bugufi ntibisobanuye kuba inganzwa, ahubwo umuntu aca bugufi kugira ngo abashe korohera mugenzi we, hanyuma ubuzima bukomeze. Ariko hari akantu gato ndibuze kuvuga aho ngaho. Iyo byabaye ngombwa kuca bugufi uri umugabo, ugira limite, ugira aho ugarukira, kugira ngo bitazitwa ikindi kintu nk'uko nari mbivuze. Ni ukuvuga iyo waciye bugufi uri umugabo ugakabya ukarenza cyane, akenshi hari igihe rya zina navugaga haruguru rihita riza. Hari igihe bituma n'abandi babona ko hari ikibazo nyine, bakakwita inganzwa, bakavuga ko wenda baguhaye imiti, bagize gute, ibintu nk'ibyo. Rero mu rwego rwo kurengera nanone n'izina ryawe nk'umugabo, irisufike niba wanaciye bugufi, ariko ugira limite, ukagira umurongo utagomba kurenga, hanyuma ubuzima bugakomeza. Rero ndimo ngana ku musozo iki kiganiro, wenda harimo bimwe navuga ko ntatinzeho cyane, ariko tuzatindaho ubutaha. Gusa mu ncamake, we musore nawe mukobwa mwifuza gushinga urugo, niba wamaze kwinjira mu rukundo, umva ko watangiye urugamba rwo kwiga imico na kamere by'uwo mukundana. Hanyuma numara kubishima, mugende mubyereka ababyeyi, hanyuma babashe kubakira urugo. Icya kabiri, nutabishima, nusanga imico na kamere by'uwo mubana utabikunze rwose, cyane cyane nk'iyo usanze ibintu byinshi biri muri kamere kandi udakunda, gerageza kubyihorera hakiri kare, kugira ngo utazubaka urugo rw'akababaro, utazubaka urugo rumeze nka gereza, utazahora ubabaye, utazubaka urugo utifuza kubamo nawe ubwawe. Ndumva iyo ngiyo ariyo nama nabagira, kugira ngo nimugerageza kuzikurikiza, byanze bikunze, hamwe no gusenga Imana izabafasha guhitamo abo mwifuza ko bazababera abafasha. Ndumva rero twasoreza ahangaha. Niba hari igitekerezo cyangwa se inama wadusangiza, watwandikira muri komenti. Naho ubutaha, bye bye.